Maya, ntabwo nzi ukuntu mbayeho. Bino bintu ndabirambiwe. Sorry, ndaje nonda. Maya, ndananiwe. Ndaje ndaza kuba. Shavu tandiza nanjye wabaye iki? Papa yakoze iki se? Noneho yakoze iki? Bro, sorry. Wabaye iki? Reka rikomanga. Jesus, destiny. Sheri. Sohoza se. Ese niwe wahereka rukomanga? Cyane nagukumbuye mpasi nso. Ese ko icyo utambwiye? Naguhamagaye kuri telefone ndakubura. Telefone nari nyifite ko icyo utampamagaye. Nese ko naguhamagaye nkakubona ariko bigira ne Sheri. Nese ku buryo wahamagara ukambura ugakomanga inshuro zingana kuri nk'umuntu uri gukomanga iwabo. Nagize ubwoba Sheri. Bwiki. Baze banzo nansohoza. Ntanubwo ushaka no kunsohoza se. Uranjagaraje mu mutwe ntago nari nzi ko nyine ibi bintu wabikora. Base mbabarira sibyo. Ndagusabye. Base mbabarira. Mbabarira Sheri. Bakunda rwanjye. Kazuba kanjye. Iseke tambitse umutima wanjye. Ngabatoza Sheri. Nagukumbuye nakubuze. Ariko wakoze amakosa. Nakubuze Sheri. Sibyo musake wanjye. Maya, ku ishuri se bimeze bite? Papa ni byiza ariko ejo badutumye amafaranga. Ko nasigiye mama wawe se ntabwo yigeze atanga ku ishuri? Ntabwo giye mbizi kandi batubwiye ngo ntabwo twakoraga izambi tutaratanga amafaranga yose. Ubu na nuba amafaranga aracyaryamye atarajya kugutangira amafaranga ku ishuri. Ntabwo bizi. Ariko mana yanjye. Ubu nyuko nawe rananiye rero. Ese papa ko nawe uri kutubwira nabi mama arakunaniye kandi nawe hari igihe ugenda tutazi aho wagiye tutazi nibagiye no mu kazi ndi hano muri rugo mubanye muti. None mugira ngo nirirwe ndyamanye namwe mu rugo mamuzatundwa niki? Ko mba nahagurukiye urugo. Nese wajya ubwirana mama neza mukaganira. Ubwo se nk'aya mafaranga y'ishuri ubunyaka ubu wumva naryama ahangaha akizana? Papa nawe uvuga nabi. Wanjye ntabwo mba mvuga nabi, byo mvuga mvuga birumvikana nk'umugabo mu rugo. Nese wajya uganira na mama. Mama ne wasanga bayabuze umwanya ngo nazo rutangira kumubwira nabi kandi wasanga yagize ikibazo nagere n'abajyana kuyatanga. Erega iyo nahagurutse nibwo izo minervari ziboneka z'ishuri. Kandi rero wa mwana we nsigaye numva nawe ushaka kuncokoza. Uratinyuka ugahangara ugashokoza so. Nese papa si ibyo mba ndi kukubwira iyo urebye ubona atari ukuri. Ko nzajya mpangana na nyoko nawe ujye umpangare unsuzugure. Mbona ndi kukubwira ibyo mba no bitagenda. Ubu ngubu ko ndeba wamaze kuba inkumi. Ubu nuko ugiye kujya ubana n'umugabo wawe. Yewe abana b'iki gihe rwose. Sinzi uburere musige mufite aho muri kubukura. Ese ngewe nkoze iki? Nese ntubu wumva ukuntu ushyokoza so. Nse ko mba ndi kukubwira ibyo mbona bitagenda neza hano mu rugo ko no kugushogoza. Oya Maya. Geza aho rwose. Kuko ntabwo bikwiye kujya nawe uncokoza nkuko uba wabona nyoko tuba twiriwe ducokozanya. Nyiriwe Maya. Nyiriwe mama. Nyiriwe muganga mwiza. Maya mwiriwe.
Iyana. Yego. Ese Maya. Ibitabo ko abishyize hano kuri ambuye. Yaburitse nta kibazo nandi kwiga. Niko abishatse. Nambaye mbashyize. ariko amafaranga naguhaye utangira umwana ku ishuri warayatanze Nagiye gusenga nagira ngo nze kujya kuyatanga. ko Claudine dore Maya yabuze uko akora ibizamini kubera amafaranga y'ishuri utishyuye. Haguruka ugende kuri banki ujye kwishyura ariya mafaranga y'ishuri. Nukuri Destiny mugukabya pe. Sheri ntabwo uri ko gukabya n'urukundo. Basi we nta nubwo ujya wumva urukundo mukunda. Njye ntabwo ariko mbifata. Nyine reba ukuntu uba warengereye. Gute Sheri? Kuba ntabwo uhamagaye nkakubura mwafata umwanzuro wo kuza kureba numvaga rwose hari ikibazo wagezeho ahubwo meze neza. Katubyere byanarangiye gusura gukabya. Baby, come on. Se ntabwo basi unankumbuye. Ndanagukumbuye rero ntabwo ubizi. Ndetse tukaganirira mu cyumba. Ese ntabwo nkumbuye se? Ese dusanzwe tuganirira mu cyumba. It's not the first time, man. Sheri nyamara warahindutse nubwo mbikubwira ukanguka. Ntabwo nahindutse. We uje mu rugo ntunguye ntabwo nari nakwiteguye ngo tujye kuganira mu cyumba. Babe. Hari byinshi njye mbona ko byahindutse kuri wowe. Nta na kimwe cyahindutse byose ni ibisanzwe. Kera twajyaga tuganira ukanyisanzuraho ariko ngo nsigaye mbona ari shy. Cyagenze bite ko murankubaza cyabaye nk'ubu none nari nsanze nkaza kugusura narinze no kubikubwira ariko uyu munsi sinzi ikibazo cyabaye. Basi se ariko saya nakombwira. Bebe. Ndakumva. Katugerageze basi ibintu byo nyine byo gukundana cyane tubihagarike twite ku masomo. Sinkora mbikubwira. Imyaka tumaze dukundana nibwo wibutsa ko ugiye kwita ku masomo. Tugeze mu gihe cyo kuyitaho bya nyabyo. Ariko n'ubundi tuyitaho. Ntabwo tuyitaho uko bikwiye. Se Sheri wajya kumbwira ko ngutera imbaraga zo kwiga ubu noneho nsigaye nkuca intege. Reka niwe mba ngiriremo kubera ko wowe uracyafite urugendo ariko ngenda rusoje. Eza mu wese uri konca intege byo bimarisa iki? Ndi kuguca intege gute? Ese ubu ngubu urimo urambwira Reka ugomba kumenya ko uri umuntu mukuru ugakura nyine ukamenya ko nta n'ahari wakiga. Ku iriba twaje kuvoma tudubiza amazi tunyweho. Twaje ku iriba twaje kuvoma tudubiza amazi tunyweho. tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi. Oh haleluya. Amen. Bikamwereke. Bikamubwira. Ntukandakaye nanjye ndagukondereka ntabwo nkunda wenyine. nyine ndabyumva uri no gutekereza wenda no ku ruhande rwanjye ariko jya wibuka ko ngukunda. Nanjye ndagukondereka. Si ubibona Sure. kuba nk'abo ndeba.
ndetse wowe uri hano nyine ntabwo naje kureba ibiri hano naje kureba wowe nari mukumva akeye uri kundeba uri kureba iki uri kunyitegereza nyine bwiza bwawe mbwira nyine ikintu wawe twumva wakomeza ukireba amaso yawe ufite amaso meza wenda bikunda iyo utangiye kumwenyura ngo mbwira ukumva ufite amaso anyica kandi mu kanya rero uri kumubwira ngo ibiki n'ibiki ngo mbone mama naje kugusura ngo nakubwiye isi si uba wanunguye bebe ibyo bintu ariko nizere ko nyine utazongera kubinziza mba mukumbuye nyine wakoze nawe mba mukumbuye shora mbese bebe akaga serivisi nagusabye ntabwo wakemera ibintu byo kujya kuganira mu cyumba tubyiyorere ntabwo ari ngombwa nyine numvaga wenda aribyo byaba byiza wenda ukarangira ukanjyamo no mu gituza nsobanura nabona nakwegama gute Sheri ntabwo meze neza ndarwaye nta kibazo sheri ati nyine nizere ko ntangiye byiteka subize ko nanjye nta kintu nakwima reka ndagukunda nanjye ndagukunda basi wishimiye ko naje kugusura ndabyishimiye ese nkunda ukuntu uba uri kundeba ndabikunda nyine iyo uri kundeba mba numva mbikunze nanjye nkunda ukuntu umaze unsekera sintangiye kumwenyura rero utu tuntu rero twikata gutya nkadukunda shashu mva byari bigoye pe byari bigoye cyane ariko muganga yaramfashije agufashije basi uri kugenda unyiyumvamo ko ufitiye icyizere none kugenda mbyumva narakugoraga utangiye kubyumva narajyaga mbona narabuze ikintu nakora kugira ngo unyizere umva nkabura uburyo nabikubwira birumvikana ariko nahuriye na terapisiti ibintu kugenda bihinduka kabisa imana yazanye bari abaterapisiti yarakoze kabisa yarakoze nawe kuba waragiyeyo akakuganiriza byibuze ukaba uri kugenda ugaruka mu murongo ibintu biri kujya ku murongo ntugire ikibazo unyizera pe imana ishimwe kabisa ntekereza ko ejo nimvayo aza basigaye nk'izindi nshuro ebyiri gusa nkaba ndasoje gukora na muganga ukaba urasoje ukumva none uri mu murongo fresh wazaguherekeza tukajyana se ukanyereka n'uwo muntu wagufashije oya cyakoze wenda muganga wanjye abimbwiye nta kibazo twazagenda ariko yabanje nyine kubimbwira bisaba gusaba uburenganzira wenda ashobora kubimbwira bitewe n'ikiganiro twagiranye ubwo nibwo nakora tukagenda ndakeka atabyanga mutambwiye ko ndi umuntu wawe kabisa kandi nyine naramubwiye byose yako cyangwa se umubazo uzahita umbwira cyane nzaba mpari ku bwawe tuzajyana kabisa amakuru yo mu rugo se bimeze bite mu rugo ababyeyi bameze bate mu rugo ni amahoro turi kwitegurira egizamini wari kuzitegura nawe egizamini urabizi njyewe mba ndi redi cyane si ubizi se naramedise cyane ahubwo we nimba ari ikintu utari kumva kuri iriya mibare wambwira nkakubwira nta kibazo nta kibazo buri uzaza kunsura unsobanurire ntaribi mu rugo se wese mu rugo wari umeze mu rugo tumeze neza nta kibazo ariko wanzaza wamuvuye adahari nabonye uramuvuye ashobora kuba akaze oya papa ubu wabona ari mu rugo sinzi nyine akunda kugenda n'iki ariko buriya wasanga hari sinzi gusa twabicisha muri iyo sisiteme kugira ngo nze nje kukwigisha si yakeka mu rugo nta kibazo ari ukwiga nta kibazo keretse ari ibindi agufasha keretse ari ibindi ariko kwiga nta kibazo rwose uzaza twaje nk'ibitabo ntabwo nabura kwijijisha nkagufata no ku rutugu kandi urumva yabibona nabi tuzaba turi kwiga uzane ibyo agufasha ntabwo ibyo sarabona azakwishakira oya ntabwo ari icyo n'ubundi arabizi ko mfite umukunzi ariko nyine ari ukwiga ubwo ni ukwiga nabyo bizagira igihe cyabyo mu gihe tubishoje nkabona wafashe se tuba dufite no kuganira ejo hazaza si byo se atari ko turangiza ano masomo reka turi hafi gusoza ejo hazaza tuba tubiganira ariko byose tuganira ibintu byose se
none si byiza se urahari kabisa ndabyumva urahari neza ko bwageze koko none ngiye kujya nkubona ko mukeneye yego cyagize cyane nene kabisa numva rwose iyo turi kumwe mba numva natse mba numva ameze neza cyane yego okay ndabona nanjye hari gahunda nari mfite isaha zari zigeze reka tubeshe kuba twagenda shyo nanjye mbashe kubona najya kureba umuntu twari dufite ni gahunda ariko nyine icyizere ndagukunda nizere ko wagiye ugarukamo neza kuba wahura na muganga Mamagara hari ahantu hano ufashijwe n'ijambo ry'Imana muri Zaburi 35 dufatanye turisome rino jambo Uwiteka burana n'abamburana Dana ngusomere dufatanye haranditse ngo yego Uwiteka burana n'abamburanye yego rwana n'abandwanya ende ingabo nto n'inini yego uhagurukire kuntabara yego kandi ushingure icumu mu ntagara yego wimire abangenzi yego uvire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe amen haleluya iri jambo rero giye ryaramfashije cyane havuga yuko umutima wanjye ugomba kuburana n'abamburanya amena ni ukuvuga ngo ibiduhiga ntabwo bishobora kudushobora kandi dufite iri jambo niryo rigomba kutubera inkingi y'ubuzima bwacu haleluya amena Mamagara ibintu byose bizajya bikugora ujye wifashisha rino jambo iri jambo ni inkota ityaye ku buzima bwacu haleluya kandi nanjye iri jambo niryo riri kumfasha muri iyi minsi ko Mamagara wumvise ibibazo mfite muri iyi minsi Mana yanjye ntabarwa cyane n'iri jambo iri jambo niryo rintabara ubwo ikintu cyamfashije mu buzima bwanjye numvise twagisangira nawe wazajya uhura n'ibibazo ukakifashisha ijambo rirakomeye ni inkota ityaye iturusha ubukuru mbese iyo usomye iri jambo imihangayiko icaho Mamagara ndari gutuye amena haleluya haleluya kumva ugira urukundo rwinshi rukumara kurenda ikintu maze igihe kingana ikintu cyategereje ariko buriya gasheri ibintu byose bizarangira ariko urukundo rwa ntabwo ruzarangira n'urukundo Imana yadukunze natwe tugomba gukundana niyo mpamvu mukunda cyane kuko urukundo ruzahoraho bivuze ngukunda Imana cyane ndayikunda kuko nawe nkomora urukundo rwo kugukunda ntabizi gasheri ese bebe karama rukundo ayo mukiro kange kuva wajya mu rukundo shaka kujya muri icyo kibazo nasubiza nkuko nabikubwiye n'ubundi ntabwo nakubeshye maze guhemukirwa inshuro ebyiri kandi zikomeye cyane zari zikomeye cyane none turi kumwe bwa gatatu rimwe na rimwe turakunda ariko ntabwo tuba tuzi neza ko dukunda Mamagara gusa nk'ukuntu nabikubwiye hari ibintu bindemereye birandemereye pe none se meze gute mama ya meze nabi nubwo ndi kuza gusenga ndi kunyuzamo nkacika intege nkumva imbaraga ziri kugenda ziba nkeya kubera mu rugo ntabwo bimeze neza kuva cyagiye se n'ubu biracyameze kwa kundi cyane uzi ko cyagiye tuva gusenga
nageze mu rugo ndabasuhuza yanga no kunyikiriza nkize ngo ndicaye ngo nimite nsubira kuri banki nsubiye kuri banki nahise ngenda nta no kuruhuka. kuri banki se byari byagenze gute? nta mafaranga y'ishuri ntayo nishyuye. yari yayaguhaye se? Yego nyine yari yayampaye mpita nyajyana kuri banki nta no kuruhuka. Shasigaye ntegeka cyane agakabya arantegeka cyane pe. bishoboka ko nyine wari wayatindanye nawe? Gutinda nayo natinze kuko cyagira urabizi ko hahise umpamagara ngo ninze tujye gusenga. Gusenga rero kuko ari byo bimfasha ibintu byinshi ngenda mpura nabyo bigatuma muri ngenda uhuka. Gusenga ndabyubaha. Nahise mfatiraho niyizira gusenga. Niyiziye gusenga rero ngeze mu rugo nsanga yarakaye. Ngeze mu rugo yarakaye tambwira ngo ninjye kuri banki njye kwishyura amafaranga. Mpita ngenda nta kiruhuko. Numva ndatenebutse. Shandi kujya mu ntege nke mu magara. Oya, ibyo ntabwo ari byo byatuma ujya mu ntege nke. Ya rwose ahubwo arushaho kwambara imbaraga. Iyo umuntu ari mu kigeragezo arushaho kwambara imbaraga no gukomera. Yego. Hanyuma se Maya ko kuvuga ari ugutaruka wagerageje kuganira nawe? Baramubonye se ikindi niyo mubonye ntago anyumva. Kubera ko ngerageje kumuganiriza kenshi ngo tuganire ntanyumve. Habashaka ibijyanye no kubiha agaciro. Mama ndakumva. Yego gusenga ni byiza. Tuba twaje gusenga. Ariko n'ibiganiro biba bikenewe. Amagara ntacyo ngiye kugerageza ndebe ko yenda hari yajya ku mugongo. Nibyo rwose mu murima ni birimo. Yego nani birimo. Ahubwo se utatuzasengera hera kuri asome tuzagishira. Mama ishuri se ko ari kure. Uriya mugabo we nagukenera akakubura bizagenda. None kariho umuntu abona imbaraga cyane. Hari ahantu ngenda hakunda. Twagiye ku rusengero se? Tuzajya ku rusengero neza. Tuzajya ku rusengero nta kibazo. Ishuri tuzajyayo ryari ko makumbuye. Tuzajyayo mu cyumweru gitaha. Yego. Duhane gahunda rero. Rero nishimiye kuba ngiye kugaruka kandi nshimishijwe nuko wambwiye ko ibintu biri kugenda neza. Wari umbwiye ko sheri wawe usigaye wumva nta kibazo umeranye neza. Yego tumeze neza. Urumva bimeze bite? Therapist rero rwose ibintu biri kugenda neza waramfashije ahubwo byarantunguye. Undi ko nta biti wampaye byagenze bite? Ni byiza rwose kuganira gutega umuntu amatwi ukamwumva. Kuri umva byarahindutse urumva nkamwingira bya bintu by'ubwoba nakubwiraga ibintu biri kugenda neza rwose umva nukuri mwarakoze cyane mwaramfashije. Niyo mpamvu nzakomeza nza kugira ngo byose bikemuke bigire ku murongo neza. Buriya kuganira ukabona umuntu ugutega amatwi akakumva bigufasha nawe kuruhuka. Ariko rwose ni itafari rikomeye cyane rwose washyizeho rwose therapist umuntu mwiza cyane waramfashije nk'umuvandimwe rwose ngubu sinyimfata nk'umuntu wundi w'umuganga wundi ntazi pe. Ahubwo se sheri wawe waramubwiye abyakira gute? Therapy ntabwo bikimeze kumwe byari bimeze. Urabona nka kumwe twabaga turi kumwe mu bafite ubwoba ntabwo bikiba. Namba numva nanjye nishimye ndisanzura rwose ibintu bimeze neza ubu ngubu. Yego ni byiza cyane rwose urakoze kandi ubutaha ahubwo nugaruka muzazane kugira ngo nawe hari ibyo tuzaganira bitewe n'ikiganiro twagiranye nawe mu gihe muri kumwe nawe ajya abasha kunganira aho ntari kugira ngo bikomeze kugenda neza. Twigeze kubiganiraho buriya tuzaza. Buriya rero kamere zacu imiryango tuvukamo hari ubwo ariyo igituma tugira imyitwarire itandukanye bitewe n'ubuzima tuba twarakuriyemo. Ariyo mpamvu iyo tuganiriza abantu b'amakupure tuba tugomba kureba uwo mukundana niba nawe
nta myitwarire yaba afite cyangwa ubundi buzima yaciyemo nawe bishobora kuba byakubangamira. Akaba ariyo mpamvu umuntu aba ashaka ko nawe mwazazana tukaganira tukumva nawe umurongo ariho mu bijyanye n'imitekerereze ye. Yego rwose tuzazana, twari twigeze kubivugaho. Yego, nzabimenyesha, tuzazana nta kibazo. ese muri iyi minsi haba hari ikindi kintu cyaba kiri kukubangamira nko kuryama ntusinzire, gutekereza nabi, sinzi niba hari ibindi cyaba kikubangamira muri iyi minsi uri kumva? Ntacyo, ndumva ntacyo kabisa. Okay, ndumva rero dusigaje sesi imwe, ubutaha wazaza uzanye na sheri wawe. Cyane rwose murakoze. Yego, ni byiza rero aho dukorera arahabonye, uzajya utwoherereza n'abandi ubonye bafite ibibazo bitandukanye, abafite amakimbirane, ibijyanye n'ibibazo byo mu mutwe by'ihungabana, tubasha kubaganiriza bagasubira ku murongo mwiza. Sawa rero, ubwo naho utaha kuri gahunda iheruka. Murakoze cyane. Cyakoze. Yego muto. Oui. Ni sawa. Ndashima Imana shu. Ugeze he? Shanda hageze ndi hano ku irembo. Hakinguye shu, nuhagera uhite winjira nta kibazo. Okay, cyane ari. Yego mutoni we, injira mwana. Ni ngombwa ukomanga ubundi hano ntamaze kugira ngo nisanzure cyane bimeze bite. Amakuru se nshuti yanjye meza. Umeze neza? Ndabibona. Sanze mbimaze. Oya nta kibazo. Mbese ubizi se no kuri kare ko meze nta kibazo so. Aha. Ndaje njye kuzana duke nawe. Sawa nari. Mutoni. Nikoze ubwo muri guseka iki mu masara mbonye. Iki? Ikintu mbonye se. Sha mbonye. Merci. Mbonye umugabo nyine ngo ari umuneke w'umwana kuri TikTok ushaka bashyiraho ubugore. Yaradukoresha. Kutansengeza. Nabwo njye njya nasenga. Banabisengeye twe kuko turasenga mbere yuko twarajya duteka. Reka mbirye. Wari umeze neza ariko. Neza byaheruka. Sha usigaye ukeye. Yego. Neza neza nagura umunyeshuri wakubona mu yindi isanzwe. Yego. Nuko nyine. Ariko ugiye kujya wirya nawe uzakora. Koko mana. Kubera iki? Mbona ari wowe bishoboye ra? Njyewe ntabwo ari cyane nkawe. Ubishoboye. Nzi kutarya ibiryo byawe. Oya ndimo ndarya. Ahubwo mbwira nyine amakuru. Ndashima Imana muri ino minsi noneho wumve ngo ndishimye. Ijana ku ijana. Gute? Byagiye ku murongo na byane byose twaganiriye cya gihe byo kujya ku muterapisti. Ntabwo arabimenye mbwira neza. Nagiye ku muterapisti. Bankozeho riraka akamubwira aho byatangiye. Uko byatangiye mbwira. Nagiye nyine kureba therapist. Ndagenda hanyakira neza, nasanze ari n'umuntu mwiza rwose cyane, umva abantu, tega amatwi abantu cyane, ndamubwira byose mu rugo uko byifashe, ko meranye na sheri wanjye byose ndamubwira. Arangije rero aranganiriza. None se ikibazo
ibintu byo kumutekereza ibintu bibi ngo yaguciye inyuma ngo ajya ku mazi akabimusiga. Ego therapist nta kintu ntamubwiye, naramubwiye byose, uburyo nyine mba niyumva, uburyo mfite ubwoba mu rugo, ukuntu nyine babanye, ibintu byose nabimubwiye therapist. Kuko biriya bintu ushobora kuba ari byo cyane, kuko iyo ndebye ukuntu ababyeyi baba babanye, ubuzima umuntu aba yarakuriyemo n'iki, kuko nasanze ari byo ibintu therapist yambwiye rwose nibyo rwose. Nta mutigeze ampa nyine nk'ibihe bintu byagufashije ugahinduka ukumva yuko noneho bakubwiza ko igihe maze njyayo twaganira ibintu byinshi, ariko icyo yambwiye nyine agenda ashyiramo gutuza, nyine akubwira iby'ako kanya, ntabwo akubwira gutekereza bimwe bya kera. Niyo mpamvu umuntu agenda ahinduka. Ubu umeze neza cyane, wumve wanasigaye umva kujyayo rimwe gusa, sigaye kujyayo rimwe, zangurira akantu cyane, ngiye mideni urabizi. Gusa muto hari ibanga nabwiye therapist, buriya mu rugo ndibuka mfite imyaka 9 n'umunani gutyo, hari ibintu papa yigeze gukorera mama, mbirebye ndazinukwa, numva rwose ngiye ntabwo nzigera nshaka. Ibyo byari ibiki? Papa yigeze kuraza mama hanze, ndabireba birambabaza, kandi Destiny nawe yari akiri umwana, nta kintu twari kubikoraho, numve ngo birababaza. Shaka twumva warahuye n'ibizazane tu gusa Paul. Nuko rero ibyo bintu nibyo therapist yanyinjijemo, nta nubwo natekerezaga ko byagira uruhare mu kugira ngo mpinduke no kugira ngo nishime. Shaka nyine niyo mpamvu ari abaganga nyine baraba baza ahantu bipfira. Bimeze neza pe, muri ino minsi Keva arishimye cyane. Nizere ko rero vuba ngaha muradutumira, dore ubu tugiye gusoza kuzakwambarira. Gusa sha muto, ngiye nubwo meze neza, ariko mu rugo mva biracyagoranye, biragoranye pe. Menya no kuzabashakira nabo therapist ahari. Ese ko byaba ari byo? Nuko nyine na musaza wanjye Destiny, nawe niba ukorera ibibazo byose byo mu rugo tuba duhora nabyo, nawe mba mbona afite ikibazo pe, ntabwo yishimye. Nyine komeza wihangane, ariko si wabonye nimero za therapist se ashobora kuzagufasha, ukamuha nimero ze bakavugana. No mu rugo ajya haza na serivisi zo gusura abantu ajya azigira, no mu rugo rero yazabafasha. Urakoze cyane muto, rwose urakoze, ndagushimira nawe, ubundi bintu niwe wabitangije, none kugira sinzi kugira ni ingenzi cyane. Ega nyine kugira inshuti ni iby'agaciro. Ku ishuri se? Shaka ku ishuri ngiye biragenda, ahubwo se wowe bimeze bite? Njyewe bimeze neza, bimeze neza, ego ndiko kwitegura nanjye. Burara wiga? Ndani. Cyangwa ntabwo ujya upanika? Nyuma rero y'ibibazo byose byagiye biba mbere, ntabwo byari bimeze neza urabizi, ariko nahuye na therapist ibintu bitangiye kujya ku murongo nanone, nanashima Imana rwose. Nizere ko uzabitsinda. Gahunda ni iwa mbere. Ngufite. Shabuze ko bagiye kurya ibiryo byawe byamuranye pe. Akora batetse neza. Byareba. Ni kujya utize ibintu byo guteka. Contabilité yaranyoroheye mbabarira cyane. Naho byari kujya byikuba karindwi. Ntabwo nabyibashiriza babarira. None se shaka ko abantu badakomara bimeze bite? Amakuru ufite? Papa bayagiye, mama bayagiye gusenga, Deni nawe bagiye ku ishuri, cyangwa se yagiye n'ahashaka hose, urumva babarira pe, sinabyimenyera byose. Ariko ushaka uri kuba mwiza. Rwose suko se nawe uryo, wowe noneho uza kundeba wisize na makeup wagira ugiye kureba sheri. Yes, si bisanzwe. Ni ugiye kureba sheri, uri no kundeba. Nabirenze ibyo n'ubundi ndakuzi kuza. Nabirenze pe. Uko so
ariko wari uzi ko amafaranga ari ucyatanga mu ntoki ya mafaranga ndakubwiye buriye yose nzaguha kuri telefone. Okay, nta kibazo. Ntuzayama ryari ndayikeneye reka. Si ukuri kwishyuza nk'aho umuntu aba akubereyemo ideni si impano se. Si impano ntabwo mba naguhaye. Imba wampaye se bivuze ngo wishyuze nk'ujya Imba naguhaye jya umutambwira ko ari ideni cyangwa ugiye kunyishyura ahubwo nta nubwo wakagombye kugenda utayamaye kuba uyamaye. Amafaranga ni kuri telefone ntawe gakanda kuri telefone ifate. Keza nari ngukumbuye nta kuntu umva ntiwabyumva kabisa. Nari ngukumbuye. Wari unkumbuye? Nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye kabisa. Uri umwana mwiza. Wari ukumbuye iki? Wari ukumbuye iki cyane? Ibihe byiza njye nawe twagiranye. Ibihe byanjye byiza njye nawe sheri nagusuye. Hari igihe abantu bashaka amahoro hanze ariko bakibagirwa ko ibyo bakora byose bishobora gusenya abo basize mu rugo. Ese bebe urashobora ko umuryango batansanga hano? Umudamu arataha nimugoroba washoje amasengesho yagiye gusenga, abana nabo bataha saa 11 bashoje amasomo, iki nawe turi ahangaha mu rugo nyine ku buryo bitaba ngombwa ko bataha kare ngo badusanga. Ese byaba byagenze gutera? Wisanzure nta kibazo. Kanari. Ese bebe. Karame mukobwa mwiza. Nzabona ryari ko kitabo kiri hafi kugitanga. Amafaranga nzagwa kuri telefone. Kandi bisaba kugitegura mbere. Yego ni kuri telefone cyane ko amafaranga atakizwa mu ntoki bitakiri ngombwa ko anyuzwa mu ntoki. Si telefone se wayizanye. Ese bebe. Karame. Kangiye kukubwira no suri wituma amafaranga. Amafaranga aha. Jesus. Suso. Papa muraziranye se? Nine Destiny. Keza. Ntumbwire ko ibintu nabandi gutekereza byaba ari byo. Papa. Ntabwo bino bintu ari byo. Ntabwo ari byo. Ngiye ko Destiny ari umuhungu wawe. Destiny so ko ari umuhungu wawe. Destiny ni sheri wanjye. Yewe ndagendeshe. Uri sheri w'umuhungu wanjye. Sisi narabikubwiye. Kibanga. Cinyuma y'umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye mucinyuma ko. Ntabwo ndi kubyumva nanjye ko ari byo. Uzi n'ibindi vanga hagera vuba ndashaka ukuntu bikavaringa ndagira ukuntu mbigenza ushaka gusura mu kiye rwose gaho bayi ubwo bino bintu ari byo oya sheri ntabwo yabikora. Nate Mariza, Maya Phil Nate. Allo? Oui. Destiny urihe? Maya ndarushye. Destiny urimo kurira? Byihorere ntacyo nabaye.
Maya ntabwo nzi ukuntu mbayeho bino bintu ndabirambiwe sorry ndaje nona Maya ndananiwe ndaje kubaka Papa kuki ubikoze oya soso ntabwo warimo ariko mama na papa kuko arabikoze undi wapfa ko nta kintu nsigaje nta kintu nsigaje kuri iyi si naniwe ye wabaye iki wabaye iki wabaye iki se wabaye iki mwana bro wabaye iki Maya wabaye iki wabaye iki se shavu utandiza nanjye wabaye iki wabaye iki papa yakoze iki se noneho yakoze iki soso bro sorry ntabwo kubyakira wabaye iki wabaye iki yawe ndeka byagenze bite se ndeka nyine mbwira neza ko wari uri gufata imiti myinshi byagenze bite napfa neza byagenze bite nyine mbwira sharika kurira uwo muntu w'umugabo mubwire ntabwo yabinkora ntabwo yabinkora ibiki se yakoze iki se simani wambwiye waretse kurira umuntu w'umugabo yirwarira wavuze ibyabaye n'ibiki nawe byakubaho nyine byagenze utebwira banza umbwire wanditse basi wanditse gufata imiti ubundi ninde ukuzanye hano cyangwa wambwire ubundi nsohokera no mu cyumba ugenda nsohokera mu cyumba nsohokera mu cyumba ndeke wabaye iki se waretse kurira mani wabaye iki mani nakubwiye nsohokera mu cyumba ndeke njyenyine kuki Tia wiriwe ntabwo nzi ko umeze ute bya bibazo byo mu rugo nakubwiraga wabasha kuboneka urakoze noneho ni handi ku muhanda 450 urakoze banguka sawa none se wabaye iki se wavuze wabaye iki manu ushaka ko nanjye ndira wambwiye wabaye iki ubundi kubaho bimaze iki nyine mbwira bimaze iki nyine mbwira bo wabaye iki mbere yawe iki tuwaretse kurira mbere yawe iki shambwira nanjye ntarira ubundi wabaye iki byagenze se bite papa se yakoze iki Maya reka mubwira sohokera mu cyumba ubundi genda kubwira ntabwo wumva sohokera mu cyumba terapi ni ukuri mumfashe na n'ubu ntabwo arambwira ikintu cyamubaye kumuriza ariko ukuntu yarize harya yitwa Destiny Destiny kurira ntabwo ari intege nke sibyo Destiny kuba mwasabye ubufasha nibwo butwari bwa mbere mwagize
urizi therapist ubwo turakora iki? Destiny humura tuza umbwira ikibazo wagize icyo ari cyo. Mbwira kandi humura mbwira ikibazo ufite ndakumva ndahangaha ku bwawe. Humura mbwira ikibazo ufite. Nasanze papa ari kunshyira mu marashi. Wari uvuze ngo nasanze papa ari kunshyira mu marashi. Destiny humura tuza kandi humura nyuma y'ibikomere hari ubuzima kandi icyiza ntabwo ari ugukomeza kubabara ahubwo ni ukuganira na sheri wawe kumva uko bimeze akagusobanurira. Ndetse ubu ndamutse nsanze ari byo ari ukuri. Maya harya mwambwiye ngo izi saha ababyeyi banyu baba bagiye kuza? Bagiye kuza. Oya nta kintu nakora ntaravugana na papa. Nkabanza mbwire niba ibyo nabonye ari ukuri. Yego ibyo uvuga ndakumva. Nanjye reka ntegereje mu kanya ubwo bagiye kuza tuganire turi hamwe nabo. Tuza kumera kandi wumve ko nyuma y'ibingibi hari ubuzima. Sibyo? Gushyiramo akababaro k'igihe kirekire aba ari ukurushya umutima. Tuza. Hoya uracyari muto uracyafite ejo hawe hazaza heza. Ntabwo papa ari wowe kukwicira ubuzima bwawe bw'igihe kizaza. Uzi imyaka maranye na sheri. Uzi imyaka tubaye. Ndabyumva birababaza ariko ko nzabona amafaranga tukabana none ari kunca inyuma na papa n'ibibazo byose biri mu rugo. Ubundi urabizi tuza nyuma y'ibikomere no kubabara hari ubundi buzima bwiza kandi uzaba neza uzaba wishimye. Ibi ngibi byose uzabyibagirwa. Maya Maya ko mutuje Destiny kwababaye muraho neza yego komere Destiny yabaye iki agenze bite Destiny wabaye iki ko wabaye cyane Maya Destiny yabaye iki ko yabaye cyane murihangana je mbaza abana icyo babaye ariko nitwa Mukamwiza Claudine abandi mama wa Maya na Destiny. Okay nanjye nitwa Rafiki ni therapist. Magambo make ndi umuganga ufasha abantu bafite ibibazo by'ihungabana bijyanye n'amakimbirane imyumvire mbese urubwo buryo nagezemo muri uru rugo rwanyu. Ntayiga umukobwa wanjye nawe gutumiye yego mwana njya mumamagaye. none se Destiny yabaye iki ko ibintu muri kumbwira muri kubyumva neza? Mwiriwe. neza. None se ko hano mutuje byagenze bite? Ndabona mufite n'umushyitsi. Papa uyu ni inzobere ni therapist ni inzobere mu bijyanye no gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe n'ibindi. Ngo none se hano muri uru rugo hari umuntu wasaze? Oya kwegeranya ni nyinshi urabizi. Ibyo se uvuga ni ibiki Destiny?
nawe papa hano mu rugo hari ikintu cyabaye kuri Destiny niyo mpamvu byari bikabije ni nayo mpamvu namagaye therapist kugira ngo aze adufashe mureke rero dutege amatwi Destiny atubwire ikibazo yagize. Destiny komeza utubwire ntayo muhungu wawe. Mama Destiny nawe papa Destiny ngenda ahangaha kugira ngo mbafashe tumenye ikibazo Destiny yaba afite. Destiny aho bohoka tubwire ikibazo cyawe ufite wumva kikuremereye. nabonye ibyo wakoze ko mbona ibintu bitoroshye bimeze bite? Akoze papa ubu koko wifate uciye umuhungu wawe bivuze yuko ibyo numvaga ari ukuri. Ako kayo ranze ko umuryango urawushenye n'abana. Claudine nawe Kayumba birababaje pe byumva birababaje ariko ni byiza ubwo tugiye kubifatirana hakiri kare. Destiny komera kandi utuze birashira. Ibanga ntabwo risenya abantu babiri gusa, risenya abana, rigasenya urugo rwose, rigasenya n'icyizere cyari kiri hagati mu rugo. Ibanga risenya ejo hazaza, rikica icyizere cyose. Biba byiza iyo muvugishije ukuri, nabwo muri kubaka icyizere hagati mu muryango. Destiny ukeneye kongera kubabarirana. Claudine nawe Kayumba ukeneye kongera kubaka icyizere hagati mu muryango wanyu. Ibikomere by'umutima ntibikira mu munsi umwe, ariko gukira bitangirira ku kuri. Ukuri kubabaza akanya gato, ariko ibanga ribi ribabaza imyaka myinshi. Burya ibanga mu rukundo rishobora gusenya umuryango. Gucana inyuma ntabwo bibabaza uwo mwashakanye gusa, bibabaza n'abana. Mubibona se afite umunezero udasanzwe cyane yewe iriya rero birimo nishimye. Urabona ko bari bagiye kumufaya. Tuba twabahaye hajya Destiny. Karame papa umwaka sibwo muri busoze. Turasoza ejo bundi hasigaye igihe gitoya nk'ibyumweru nka bengahe kuko ari nagize maturiko zirangiza. Gusa wamaze kugura ikote sha ahubwo uze kubasigira amafaranga nese bari batangiye gukora amafaranga. kaza kubirebaho. Samba rata mama bundi ubumbereye. Papa nanjye ikanze nimuhumure bana banjye ibintu biriho rwose. Okay kare yasoza bati kumwe nanjye se turi kumwe ndio zaburi kumwe nawe se uzazana na Baby narakubabaje burana n'abamburanye turwana n'abamburanye nzagaruka kuri graduation ndabona nto nini bagushe ku ntebe narakubabaje byabaye sawa ariko gukizwa ni byiza. Guhunga ibibazo si ukubikemura. Kuvugisha ukuri
ndetse no gushaka ubufasha ni intambwe ikomeye cyane yo gukira. Iyo ubabaye mu mutima, vugisha umuntu kumva cyangwa se umunyamwuga wabugenewe azagufasha. Ese wowe ubona ibanga rikabije mu rukundo riterwa n'iki? Ni ukubura urukundo se? Ni ukwikunda se? Cyangwa ni ukubura ibiganiro mu muryango?